Hello guys, this is Fidel Rukundo here. Munsi ndifuza ko tuvugana kuri conversation mperutse kugirana na Munyakazi ejo bundi kandi nkaba shocked. Birambabaza cyane kubera amagambo actually Munyakazi yambwiye. Munyakazi yari very lonely, mbona nta yatakaje umunezero, nta byishimo afite. Ndakomeza ndamukurikirana mu biganiro twagiranaga, aza kumbwira ko actually bitewe na pension. Maza se pension ni gute ku abandi baba bashaka pension ni iki igihe cyo kuruka ni cyangwa ngati hoya tingiyewe namaze imyaka 40 nkora ngira routine for 40 years, so all of a sudden akazi karangiye barambwa tugenda wicara on this time, we no longer need you, we need someone younger than you. Hanyuma wowe igihe cyawe cyarangiye, go and use your time, rest. So nambwa ati ngiye nari workaholic for 40 years, narimenye nafite routine yo kubyuka mu gitondo nkajya ku kazi nkatani mugoroba. So what am I going to do now? What am I going to do with my time? Eske ndakora iki ngiye gushaka kandi kazi se fungura ka business gatoya se, what will I do? So nabonye kari ikibazo, so there is nothing you can do. So, ndamusezera ndataha. Someone has spent 40 years arimo arakora his active years, then all of a sudden bamubwira okay stop, igihe kirageze kugenda ukaruhuka, take your time, rest. Kandi actually uburyo turemwe mu creatures za habit, routine, ikintu ubatse imyaka 40 kuki breaking in a day just in a month, it's really hard. You either get depressed just when you don't do so. Actually guys, what I mean is this. Nimba mwibuka mu mashuri bigeze kutwigisha ibintu factors of production. Factors of production harimo ubwo ni bituma dukora akazi cyangwa se ibintu bidufasha gukora akazi cyangwa se ibintu bidufasha guproducinga. Hakabamo murabizi ko harimo ubutaka, land, hakabamo labor, abakozi, hakabamo capital, amafaranga, hakabamo na entrepreneurship. Ariko entrepreneurship ntabwo bakunze kwishyiramo cyane, ibi byose turabizi. So Munyakazi yafolingaga muri part ya labor, muri he was giving his time in return for kugira ngo abone amafaranga. So yari muri labor, yari umuproducer muri cya gihe cyarakiri mutoya. So impamvu zi factors of production, actually hari indi factor of production imwe akaba nayo very very important cyane abantu badakunze kuvugaho cyangwa se badakunze kumentioninga, ariyo bita time. Time actually ni factor of production. Zini factors za production zose urashobora kuzakoyaringa more, ariko time you can't get more time. Muribuka ikintu bita cash flow quadrant. Nageze mu rugo ndeba side Munyakazi yari arimo kuri cash flow quadrant. Muribuka the quadrant ni umusaraba uriho ibice bine, buri muntu wese hano mwisi mu ba producers cyangwa se umuntu ufite imbaraga zo gukora ago byanze bikunze hari igice arimo muri quadrant. So Munyakazi we yari employee for 40 years. Muri byuka yo employee, S sole proprietor, B business owner, then I investor. Ibyo murabizi. So buri wese rero muri twe aba producers cyane bagikora abafite falling kuri quadrant. So Munyakazi yamaze imyaka 40 ari muri E side, ari employee, ari umukozi. Then what happened? Yatangaga ya resource ikomeye, greatest resource he had, ariyo time, akai trading in exchange of money. Ni nabyo biba ku employees bose. Urebye nimba umukozi ukorera abantu, ikintu ukora ni iki? Nuko utanga umwanya wawe kuva mu gitondo kugeza nimugoroba ukawuha boss, kugira boss naza kwishyure ubone imibereho. Niko ndibaza ko bimeze. So trading his time for 40 years. Then after those 40 years, he has then, but I'm getting okay, now get back your time and give us back our job. We have someone else. So go and rest. So depression yo birumvikana kashaka kwa depressed, ariko actually mostly guys ibyo byose bitugera uko twe tubyitera. Freedom ni iki? Ni ubushobozi bwo kubasha gukoresha igihe cyawe uko ugishaka, uko ubyumva, ugakora igihe cyo ushaka, igihe ugishakire mu buryo ugishakamo, nta ko bwati do this or do that. Actually ni freedom. Freedom ni kubasha kumanipulating time yawe. So
tugarutse kuri ya quadrant yacu, you can see well kuri E abakozi bose muri rusange ikintu bahuriraho batanga umwanya wabo hanyuma ukabaha amafaranga against that time. Icyo ukora utanga umwanya wawe n'ubumenyi bwawe, skills zawe for the money. Murabizi ko ikigendereye no kuva muri side imwe ya quadrant ukajya mu yindi. So property icyo yarakoze ni cyaba yaramaze kubona yuko ntagaji anejejwe no gukomeza gutanga umwanya we n'ubumenyi bwe kwa boss kugira ngo abashe kugira icyamuha, akabata okay reka ntange wa mwanya nabwo ubumenyi bwanjye at least ku kintu cyanjye, akamuka kujya muri S, sole proprietor. So ariko still iyo ukiri kuri rino side ya quadrant ntabwo ushobora kubona freedom, kuko still sole proprietor nubwo afite aka business ke ari gukora ibintu bye, ariko still icyo gikora niki aracyatanga bwa bumenyi bwe na wa mwanya we ku ka business ke kugira ngo kicyo kabasha kumuka mu gitondo bajya kurangura, you know all the things that bikorera to business to murabizi. So still you cannot achieve the freedom you want as long as you are trading your time against anything else, against money and your skills as well. So yes, sole proprietor amaze kubona yuko still ya freedom ntabwo igeze yigeraho, abasha no kuzamuka muri B. Ya B actually ni business owner. Business owner bishatse kuvuga iki? None ka business kawe kabashije gukura, iyo babashe gutera imbere, then ukaza gusobanukirwa yuko you have to automate. Ntabwo ugomba kuba CEO ube na accountant ngo ube na no. Sometimes ukabona ko no kuba CEO ntabwo bikeneye gushyira aba CEO, then you get back your time. So Munyakazi rero has never been either kuri S side yingeze ko aba sole proprietor, nigeze movinga yamaze imyaka 40 akiri ahantu hamwe. So actually guys, mureba neza ikintu cyitwa freedom nta kindi ni ukutamenya cyangwa se kutunderstandinga the quadrant, cyangwa se wamara kumenya the quadrant icyo ari cyo, ntumenye ko ugomba gukora uko ushoboye kose ngo uve muri side imwe ujya mu yindi ukure. Nimba ari muri E uri umukozi, umenye ko you have to do your best kugira ngo urekipere freedom yawe, ugomba gukora uko ushoboye kose ukamovinga from E to S, ukava muri aba employee ukaba sole proprietor. Waba uri sole proprietor ufite n'aka business gato, ugakora uko ushoboye kose ukwarwanira freedom yawe ukazamuka ajya muri B, kuko utagiye wimuka inzego muri no quadrant freedom yibagirwe ntabwo bishoboka. Igihe cyose uzajya utanga umwanya wawe ku kindi kintu runaka kugira ngo ugire icyo ubona. So hakaba rero indi very special type y'abantu muri la quadrant, akaba rero twa dusigaje no kuvugaho ariyo I ni investors. No muntu, actually I call this the masters of their time. They can do what they want, kuko abamaze kugeraho none hatagitanga icyari cyo cyose kugira ngo abone umwanya we. Abafite amafaranga ni yamukorera, ntabwo agikorera amafaranga ubwo amafaranga ye aramukorera. So he can do whatever he wants with his time. Igihe cyose amafaranga yakiri kumukorera, amafaranga yakomeza generating andi mafaranga afite igihe cye cyose. So our business owners rero bazi ubwenge aho kugira ngo bakomeze arwana izo ntambara zo managing a big business, kuba ambitious cyane bitajya birangira, which is sometimes a problem. I thought okay, I have made it now, I have my business, what then can I do? No nakora iki kugira ngo mbashe kubona total freedom, mbashe kubona no igihe cyanjye cyose uko kingana nikoresha uko nshaka. Aramanuka akajya muri I side akamenya yuko none amafaranga yakoreye atayikeneye gukomeza gutanga umwanya we runaka kugira ngo akomeze none building a system ye, akamenya ko none ya mafaranga igihe kirageze cyuko nayo amukorera, then akarekipera time. So guys, Munyakazi cyazo yagize n'abandi bagenzi benshi dukunze kugira niki, we are stuck in one side of the quadrant guys. Ugasanga nimba uri muri E side ntabwo ushaka gutekereza yuko probably n'ibindi bibaho, you are just stuck there. Hanyuma nyuma y'imyaka 40 boss akazavuga okay now cyagiye wampaye igihe kirageze kugisubirana nanjye ukameza akazi kanjye. So ikibazo cya mbere Munyakazi bagira bageze muri period ni iki? Boredom. Yubatse routine imyaka 40 yose, then pansiraje agomba kurekera ya routine akayibreakinga agatangira ibindi bishyashya. Biragoye cyane, transition iragora cyane, ntakiri able yo guproducinga like before. Now yakora niyo transition akabwa atagiye kujya muri S side. Imyaka yaramusize, probably technology yaramusize, probably he does not have enough money. Guys, abo rero actually niho ibibazo bihera.
understanding ko ukwiriye kuva muri type ya quadrant imwe ngo ujye mu yindi wimuke kugira ngo gaining freedom yawe. Twese nicyo duharanira ni freedom, otherwise nta n'ikindi twadukorera. So you can work for money, ukabona amafaranga menshi, ukabona bya bindi wahoraga wifuza cyane, ariko as long as udashobora kubona umwanya w'ibintu byawe biri personal, cyangwa se wa mwanya udashobora gukoresha ibyo ushaka igihe ubishakiye, gifite pressures runaka kugira ngo ubashe kwaninga, it is a problem. You are not free. So guys, to conclude rero, wowe uri kuri ino video umaze kubona quadrant: employee, sole proprietor, business owner and investor. Ese wowe uri muri ziriya bice byose uko ari bine? Ese igice urimo ukimazemo igihe kingana iki? Igihe watangiye gukorera sinkizi, wenda utangiye ukiri muto cyangwa utangiye ukuze cyangwa se I don't know, niho uzi igihe umaze uproducing. Nimba utaraproducer nabwo start producing, uko this is the time. Ariko icyo turi kuvugaho ni iki? Muri biriya bice byose uko ari bine bya quadrant, uherereye mu kihe? Guys, nimba ari igice uherereyemo muri quadrant, nimba uri umukozi, menya ko kugira ngo ugende wegera ya freedom cyane, ntabwo ukeneye kuba umukozi imyaka 20 kugeza igihe boss azakubwirira ngo subirana igihe cyawe nanjye mpereza amafaranga yanjye. Use your time wisely, igihe cyawe gitange neza, ariko umenya yuko cya gihe ugomba kugikoresha kugira ngo ubashe gukora ikindi cyawe runaka kizaguhereza freedom in the long run. Niba ufite aka business gato, menya ko icyo gihe ukomeza uhereza ku business kawe, icyo ntabwo gihagarara, icyo ntabwo cyo kiri scarce cyane. So menya ko igihe kizagera rero ko aka business kawe kaba takiri able yo kuguhereza even that little you are receiving, kageraho kagu pushing somehow gusubira muri ya side. Sometimes guys, biba wasi cyane noneho iyo umuntu yari ahantu yaramaze kugera muri quadrant, mu byo katubwenda nka business owner yoninze system, then akagenda asubira inyuma. Intego ni kuva muri part imwe quadrant ugatera imbere, noneho iyo bagenda basubira inyuma ukawoninze wenda nka business owner muri B side, ugahomba ukajya muri S side ukaba sole proprietor, then wa sole proprietor ukazanga nayo yahombye asubiye muri E, aka business kanjye kahombye kakora businze ngiye gushaka akazi. What you are doing is this: giye gufata umwanya wawe, wongere utange, uhe boss kugira ngo uje kugira icyo. Ibuka, remember, factor of production ikomeye cyane, ikintu dufite mu buzima gikomeye cyane kiruta ibindi byose ni igihe cyacu. Trap ya munyakazi yamaze kumvikana, trap wagwamo after a long time trading their time for something, bayita ubwishingizi bw'izabukuru cyangwa se pension cyangwa se retirement. Akaretiringa atagifite imbaraga, atakiri umu producer, atagishoboye gusakeletinga ya quadrant ngo avamwe ajye mu handi, so because anga bigezanye za anxieties naki. So actually I have nothing against retirement, ariko the very concept of retirement ntago ari ugutegereza igihe runaka nyuma y'igihe kirekire trading your time against something kugira ngo uzaruhuke. Kuruka n'ubungubu, if you are tired, rest, because you have your time, because you are the master of your time. So niyo mpamvu na presentingaga iriya quadrant, it is very important ko ureba aho uherereye muri no quadrant, ukarwana kugira ngo uve mu gihande kimwe ujye mu kindi, niho ya freedom izashoboka. The quadrant is there, your precious resources here, which is time. So it is ni biri imbere yawe kugira ngo choosing icyo ukoresha resource yawe ikomeye cyane ariyo time against the quadrant. So guys, thank you very much. Niba wifuza kubona ibitekerezo nk'ibi biganiro nk'ibi in the future, uko dukomeza tubikora, mugira ukanda like na subscribe kugira ngo bigere ku bandi benshi. Otherwise, ciao.